mumamashi ngira ngo Steve amajije gushyiraho umukono ubu uwa Sharon aruwe cyangwa se umupropoje kuwe ngira ngo mwese mwabyishimira kubera yuko ndabona Jackie asa n'umuntu wafashwe n'ikiniga ararize ariko aramarira ntabwo arayandi ahubwo namarira y'ibyishimo ngira ngo abantu bose barabizi ko umuntu ashobora kwishima akarira. Jackie ararize Steve nawe arimo kugenda mukomakoma gake gake amubwira ati dori abandi bagasubiremo be kutwiba ngira ngo amukubiza akabizu no kuba amwereka ko amukunda kandi amuhoza ku mutima. Mbere mu gihe uvuye mu kazi uba ugomba kwica inyota, kugira ngo nze uramize n'icyo kurya. Ngira ngo arimo kumuhobera akamubwira ngo ndagukunda ariko n'ubundi uzaba uwanjye igihe cyose gishize unahisemo. Ngira ngo hari ibindi bintu bigiye kuza muve mu nzira mwigire inyuma. Microphone agira ijambo cyangwa se ubutumwa yagenera uwase Sharon, and then bajya bavuga ngo vice versa. Jackie nawe araza kubikora gutyo. Umwanya ni wanyu. Ndagukirigita utabikunda gutera gata sha ushimitereta you gonna be my fire mubutita odarinza kurisha fite biwachuse fatana gaki oweroki odandie bese kazansaza kamaraika kumutima
Imana ndagukunda turabishimiye cyane kandi bakaze mwakoze no kuri kuza kudusapotinga kubana natwe muri iki gikorwa cy'uko nishimiye umukunzi wanjye JACKY gusa nase ndamukunda kandi cyane. That's why nahisemo kuvuga ni ngomba no kwimwereka ese imbere y'abantu ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Ndabashimira byimazeyo kandi mbivanye ku mutima. Mu by'ukuri nyagasara umugisha ku banzi ndetse n'abatanzi bakorera mu bitaro n'umunsi bw'umwana n'umunsi. Ndashimira abantu dukorana bari hano baje kuntera ingabo mu bitugu. Ndashimira sisita bashiki banjye bari mu buryo bwanjye nabo bamerekeje bakavuga bati reka duherekeze umuvandimwe tumutega mu bitugu turebe ko nawe yazatera imigeri ubusiribateri. So ubusiribateri nyarimo ndagenda bwigezaho mbubwira ngo toka uko uwanjye maze kugenda nerekana ko ibiganza arimo kugenda bituza. Bakoze nyagasani babagisha. Thank you. Amen, amen, amen. Murakoze. Ndishimye. Ashimiye Imana yadushoboje tukagera. Ndashimira n'umugabo wanjye wahisemo kwemera kunkunda. Ndamushimira cyane, navuga byinshi ariko mu by'ukuri abatari bazi ko ngira uko na rukundo actually abatari bazi ko ngira urukundo mu by'ukuri narugira kandi niwe mukunzi wanjye. Ndamuberetse nk'abanyarwanda, ndi umukobwa wanyu, ndi umwana w'igihugu, nkunda igihugu cyanjye, nkunda Imana, nkunda abanyarwanda yaba ari hanze y'igihugu yaba barimo hano mu gihugu cyacu. Ndabakunda cyane. My husband, I love you so much. Ikiye gatera amatsiko, reka turebe. Arimo aravuga ati mwe mwarangije garanti n'imuvi hose cye vaho ugira vuba vuba ibyo twakuguriye byarangiye. Barimo barafatanya amubwira ati no mu rugo bitaraha nabwo zafatanya. Ngira ngo bakimara gufungura basanze n'ubundi bigifunitse, murakomeza mugira amatsiko nk'uko nyine bisanzwe. Nta kintu mbizeje, ushobora kubipfunitse nk'inshuro 5 cyangwa 6, ariko nanjye nsanze nibeshye. Hariho ifoto yabo bari muri fiançailles, ngira ngo ni impano ikomeye cyane. Bishatse kuvuga ko iriya foto n'ubundi izamanikwa mu rugo. Urumva ntabwo ariyo bahaye Steve cyangwa se Steven ngo ajye kuyibika mu rugo. Bashiki be bazi ubwenge, bavuga kumubwira ati iyi foto iriho abantu babiri ntibizabe nk'iby'ababane numva ngo bateye ivi ejo ngo byapfuye. Byanga byakunda bagomba kuzayimanika mu rugo rwabo. Reka bayifate neza, ufate amafoto y'urwibutso kugira ngo uyu munsi utazawibona. Muri giza hirya izo